abari muri Kristo Yesu twagenewe kuba hejuru y'uburiganya bwa Satani, hejuru y'imikorere ya Satani, aho duhagarara tukavuga ngo nubwo ari mwaza ariko nta bushobozi amfiteho. Haleluya, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, umwami Yesu nashimwe, waguhaye ubwo butware, wabiki izo mbaraga muri wowe. Nubwo abarozi bo kwisi yose bakwiteranya, wagandukiye Imana. Niyo mpamvu imitego yose umwanzi akoresha niyo kugwisha abantu mu cyaha. Igihe atabashe kugugusha muri uwo mutego, ntazakubasha. Icyaha si cyo gukora gusa, hari n'icyaha cyo kudakora. Bibiliya iratubwira ngo tube maso dusenge, kuko umurezi wacu Satani azenguruka ameze nk'intare yivuga ashaka iki? Uwo yaconshomera. Guconshomera ni ukumira bunguri. Icyaha cyo kudakora ibyo dusabwa gukora mu mwuka kiduhindukira icyaha, kuko bituma Satani aduconshomera. Mube maso musenge. Imana tugirire neza. Nta gihe mfite cyo kuvugana namwe byinshi, kuko umutware w'isi aje, icyo akora nta bushobozi amfiteho. Haleluya. Ingorane ziri ku buzima bwawe, ibyo urimo usaba Imana, ubutabazi dutegereje ku Mana, wemeranye n'umutima wawe muri iyi minsi yo gushaka Imana, ubimenye neza ko ubutsinzi ari ubwawe. Ubutsinzi ni ubwawe. Uzasohokana ubuhamya, uzasohokana kunesha, uzasohokana kumenya Imana, uzasohokana gutyazwa ko kwizera kwawe, kurabagirana ko kwizera kwawe. Ariko nyemerera umubwire ngo kora ku maso yanjye, unyigisha urugamba rwo mu mwuka, kora ku matwi yanjye, nkura mu butesi, nyigisha ko ndi ku rugamba, nyigisha ko mfite ibindwanya, nyigisha ko gukora icyaha atari uko burya nashatse kugikora. Hari undi mutwaro ukorera mu batumvira utegeka ubuzima bwanjye. Nyigisha ko kubura imbaraga zisenga burya atari uko ndushye, ahubwo mfite izindi mbaraga zinyemera kuganira no gutera ikiganiro, ariko zindwanya kugira ngo ntasenga. Haleluya, haleluya. Umwami ashimwe waduhaye uburyo, umwami ashimwe waguteguye agatumira umutima wawe nawe ukamwemerera, ahabwa icyubahiro. Haleluya. Gusenga ni intambara yo mu mwuka, niyo mpamvu bikorohera kuganira, kuvugana n'abantu, rimwe na rimwe kuririmba nabyo bikakorohera, ariko wajya gusenga ntumenyeho amagambo agiye, kumva uraremerewe, kumva intege ziracitse, ukumva wakwicara. Rimwe na rimwe wajya no kuvuga ntumara umunota umuvuga, kubera ko ari urugamba. Haleluya. Ni urugamba rwo mu mwuka, mu ntwaro z'umwuka ariya tubona mu Efeso igice cya 6 harimo no gusenga. Gusenga ni intwaro. Niyo mpamvu iyo dusenga tumera nk'abarwana, ntago bitworohera kuko umwanzi azi icyo bikora. Ariko Imana ishimwe ko umwuka wera yaduhaye iyi minsi kugira ngo dusenge. Haleluya. Nawe ukemera kwitanga ukayibamo, ntuyibemo gusa rero udasenga. Unyemerere umenye ngo ni urugamba. Nisenga kumva bimaze amasekonda 30, umenye ngo ni urugamba, wongera urwane. Icyo umwuka wera agomba gukora muri wowe kugushyigikira, arahari kugira ngo agushyigikire, ariko nawe ufite uruhare rwawe. Muranyumva nshuti z'Imana, ntukumve bicitse ngo byihorere, ntukumve bikamye ngo ugire ngo nuko utazi gusenga. Oya, niba waravutse uri umwana w'Imana, ntabwo wananirwa kuvugana n'Imana. Kandi gusenga si no kuvugana n'Imana gusa, hari no gusenya ubwami bwa Satani, hari gushima Imana, hari ukwihana, hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Gusa banza wakire mu mutima wawe ko niba ujya gusenga ntibikundi, umenye ngo uratsikamiwe, umenye ngo hari uburetwa cyangwa se gutsikamirwa kuri ku buzima bwawe, ugomba kwigobotora. Sibyo nshuti z'Imana? Kuki tuganira bigakunda, tukaba twamara isaha bigakunda, kandi byose ari ukuvuga, ariko twajya mu gice cyo gusenga bikanga. Nuko ari iki? Ari urugamba. Imana itugirire neza. Haleluya. Ndifuza ko dusenga gatoya, hanyuma tukajya mu ijambo ry'Imana. Ibyiza byose byo kubaha Imana biba mu isi bigira umwuka ubiba inyuma. Ni iki? Ninde udushoboza kubaha Imana? Ninde? Ni umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera adushoboza kumvira Imana,
arabidushoboza, aduha izo mbaraga, akatubashisha tukabasha kubaho ubuzima bwubaha Imana. Kugomera Imana, kwigomeka ku Mana, kwigomeka ku ijambo ry'Imana, kwigomeka ku by'Imana isaba, iby'Imana ishima, iby'Imana ikunda, nabyo bigira izindi mbaraga zibiba inyuma. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibyaha byose bigira nanone umwuka ubiri inyuma kugira ngo ubihe imbaraga, kugira ngo tubitwazwemo igitugu, tubashe kubihatwa. Haleluya. Uko kumvira Imana bigira umwuka w'Imana ubiri inyuma, niko no gukora ibyaha bigira umwuka ubiri inyuma. Yesu ashimwe. Hari umuntu wanga icyaha ariko agasanga yagikoze, ndetse akanarira, akanaboroga, akavuga ko atazongera, ariko habaho imbaraga z'umwijima zisunikira umuntu gukora ibyaha, hakabaho imbaraga z'umwuka w'Imana z'ubwami bw'umucyo zisunikira umuntu gukiranuka. Niyo mpamvu iyo twakijijwe ibyatunaniraga kera tujya tubishobora, kuko dufite umwuka wera muri twebwe udushoboza. Imana nishimwe cyane. Mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2, ubu nifuza gusoma umurongo wa 2 ariko nasomye wa 1 kugira ngo tuwumve. Haravuga ngo namwe yarabazuye. Aba ni bande? N'abantu bakijijwe, bahoze ari intumbi, bahoze ari abapfu, bukeye Yesu arabazura. Ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Haleluya. Habaho umwuka ukorera mu batumvira. Ntabwo umuntu abyigira gusa ngo abe yanga Imana gusa cyangwa adashaka kumvira Imana gusa, ahubwo habaho ubundi butware bumutwaje igitugu bumutera kutumvira Imana. Kubera iki? Kuko gutumvira Imana, nko twabivuze ubushize tuvuga ku bya Bagidewoni, kutumvira Imana ni itangiriro ryo gutsindwa. Haleluya. Ikindi, kutumvira Imana, ibyaha byose ni imbaragwa cyangwa se n'ugusigwa k'ubwami bwa Satani. Yewe, haleluya. Ndabizi isi y'umwuka umuntu abura uko ayivuga, cyane cyane ko abakristo tutayemera kandi yanditse muri Bibiliya. Ntabwo Yesu yari gutanga ubutware hejuru y'ubwami bw'umwijima, kwirukana abadayimoni, gukandagira inzoka na scorpio. Ntabwo Yesu yari kugenda akiza abantu batwajwe igitugu n'abadayimoni, izo mbaraga zitabaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Nuko ziriho kandi nuko zikora. Haba rero umutware ukorera mu batumvira, utwaje abantu igitugu kugira ngo abantu batagira imbaraga zo gukora iby'Imana ishima. Imana ishimwe cyane. Abagiye basista wenda session za deliverance barabizi ko iyo umuntu abohowe, yaratsikamiwe igihe kirekire, cyangwa se yarabayeho twita kuzimu, abantu bavuga ko hatabaho, ariko mu by'ukuri habaho. Umuntu ntagenda yambaye umubiri, umuntu ashobora kuba ari kumwe natwe ariko atuye mu isi ebyiri, atuye mu isi y'ibigaragara ariko atuye no mu yindi si itagaragara. Tutanemera rimwe na rimwe kereka iyo twahuye n'ibyo bintu. Yagirirwa ubuntu bwo kugaruka akakubwira ibibera hariya, mu byo baserebura, mu byo bakora biha imbaraga Satani n'abakozi be. Habamo ibi byaha byose bikorerwa ku isi, habamo ubusambanyi bukabije, habamo ubusinzi bukabije, habamo gutumagura ibitabi. Nuvuga ngo izo nizo celebration ziba muri iriya si. Muranyumva nshuti z'Imana? Iyo tubibona rero bikoreka mu isi yacu, tukabona abahungu bacu, abakobwa bacu, abagabo n'abagore, abantu beza ariko bategetswe n'ibyo bintu, twebwe hari igihe tubifata nk'ibisanzwe, tukumva barananiranye, tukumva babaye ibirara n'ibindi bintu bitandukanye. Cyangwa tukavuga ngo yagize ibibazo, noneho aradeprima, none anywa inzoga, yarezwe nabi se, ntiyabonye uburere, ntiyabonye abamwitaho, none akora ibi n'ibi. Ariko reka mbabwire, bifite izindi mbaraga ziri inyuma yabyo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Natwe yaratuzuye, twebwe bari bapfuye tuzi ibicumuro n'ibyaha byacu, ibyo twagenderagamo kera, dukurikiza imigenzo y'iyi si, tugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kuki nifuza gushimangira ibi ngibi? Nuko mu misi yacu yo gusenga, ikintu cyambere gikwiriye kuba icyambere mu mitima yacu ni ukwiyegurira Imana, ni ukugandukira Imana. Kuko iteka ryose iyo ngomeye ijambo ry'Imana mbaye ikigomeke. Niki cyamaniye Satani mu ijuru? Ni ukwigomeka ku by'Imana ivuga, ku by'Imana ishaka, ku mikorere Imana yagennye. Igihe cyose ngize ubuzima bunyuranye n'iki ijambo ry'Imana rivuga, mbaye ikigomeke, kandi byorohera umwanzi kundwanya akanshobora. Niyo mpamvu mu minsi yo gusenga niko ko dufite ibyifuzo bitandukanye, nanjye ndabifite, dufite ubutabazi twifuza ko Imana idutabara. Ariko ikintu cyambere kizaguha imbaraga ni wowe kugandukira Imana, ni wowe kwiyegurira Yesu. Haleluya. Muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7, Yakobo 4:7
haravuga ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ni ibikorwa bibiri, ni ibikorwa bibiri. Haleluya. Mugandukire Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Tubanze tugandukire Imana, hanyuma turwanye Satani nawe azaduhunga. Hari abana b'Imana barimo kugerageza kugandukira Imana, ariko igice cy'umwuka ntibakizi, ntibazi ko hari n'urugamba, ntibazi ko hari n'intambara, kandi umwanzi abyungukiramo, kuko umwanzi kugutsinda kwa mbere no kukubwira ko adahari kandi ko adakora kandi ko rwose nta kibazo kiri aho ngaho. Ariko biratubwiye ngo tugandukire Imana hanyuma turwanye Satani nawe azaduhunga. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nuko nimwemere kugengwa n'Imana, mwemere kugengwa n'Imana. Kugengwa ni ukuvuga ngo ntakaje ubushake bwanjye, muri make nemeye gufata ubushake bwanjye mbushyira mu biganza by'undi muntu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Abari muri Kristo Yesu twatakaje ubwigenge, ahubwo twemeye undi mugabo, undi mwami kugira ngo azagenga ubuzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Gukurikira Imana ntabwo biva kuko nabyutse kuri opinion yanjye, ku myumvire yanjye, ku mitekerereze yanjye. Igihe cyose imitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye n'imibyukire yanjye binyuranye n'ijambo ry'Imana, ngomba kubifata nkabyarinya, nkabishyira ku murongo wa Kristo, kuko niyemeye namwemereye ko ambera umwami. Haleluya. Muri make kuba muri Kristo ni ugutakaza ubwigenge, igihe ubwigenge bwanjye butandukanye n'icyo Imana ivuga. Imana ishimwe cyane. Abana b'Imana bamwe barakizwa ariko bakagumana ubwigenge ku bintu bimwe na bimwe. Ashobora kuvuga ngo nge nuko byumva, kandi Bibiliya ibivuga mu buryo butandukanye, ariko akavuga ati nge nuko mbyumva, nuko mbikurikira, nuko ndi bubigenze, nuko mbyumva. Ntuzashobora gutsinda Satani, uzahishwa ibintu byinshi mu isi y'umwuka, ntuzaba umumaro mu bwami bw'Imana igihe cyose utarafata ubwigenge bwawe nuko byumva nuko bitekereza ngo bishyire munsi y'ubutware bw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko nimwemere kugengwa, nimwemere kuba imbata za Kristo, nimwemere gutegekwa n'Imana, nimwemere kugengwa n'Imana, hanyuma noneho ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Muri make Satani ntabwo banzamutera igihe cyose azaba azi ko ntagengwa n'Imana. Haleluya. Nta bwoba sinzamukanga. No mu bo kuzimu n'abarozi batinya, ntago batinya amatitire yacu, batinya umuntu wubaha Imana, batinya umuntu barunguruka bagasanga nta cyabo kiri muri we. Haleluya. Ashobora kuba ataramenya ibintu byinshi mu mwami, ashobora kuba ataramenya ijambo ry'Imana ryinshi, nubwo ubuswa nabwo bwica, ariko byibuza ateye ubwoba kuko ibyo bakora n'ibyo bapracticinga ntibimubamo. Haleluya, haleluya. Ntabwo Satani atinya amagambo menshi y'urutondekanye. Murabizi igihe tuba tuzi gusenga amagambo tukayatondekanya, si icyo atinya, ariko ikintu atinya arakurunguruka mu mwuka wawe agasanga ibye ntibikubamo. Niyo mpamvu kwemera kugengwa n'Imana niyo turufu dufite muri iyi si yuzuye akaga n'ingorane. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko dusenga gatoya. Haleluya. Ndifuza ko dusenga gatoya cyangwa se kanini n'ubundi mwaje gusenga, hanyuma tugakomeza mu ijambo ry'Imana. Urafata ubuzima bwawe, wemere ko bugengwa n'Imana, ufate ibice byose bikugize, wemere ijambo ry'Imana rikuyobora, ushyire hasi opinion zawe, ushyire hasi uko mbyumva, ushyire hasi ibitekerezo ufite byo kwirwanaho, ushyire hasi kwicira inzira, ushyire hasi kuvuga ngo bazavuga, ushyire hasi byose, wemere kugengwa n'Imana. Kuko umwanzi ntidushobora kumutsinda dufite ibintu bye muri twebwe. Ibyo usaba ni byiza rwose, ariko bifite agaciro gake ugereranyije n'ubuzima buyoborwa n'Imana. Mwibuke ko hari umwuka ukorera mu batumvira, wemfasayizinga, ushimangira ko wabaho utumvira Imana, wabaho wigomeka ku ijambo ry'Imana, wabaho udakora icyo ijambo ry'Imana rivuga, wabaho udatekereza nk'uko ijambo ry'Imana ritekereza, wabaho ugumanye bwa buzima bwa kera utageze mu by'Imana igushakaho. Umwanzi ntashobora kukubasha, simvuga kugerwaho n'ibibazo n'ingorane, ibyo bigera ahantu hose turabibona, ariko umwanzi ntashobora kukubasha ataguteze icyaha. Hari mu gitabo cyo kubara igice cya 22, reka nsome 1 hanyuma dusenge. Mu gitabo cyo kubara igice cya 22, abazi inkuru za Bibiliya bazi inkuru ihaba
y'umugabo Baramu bahamagaye, Baraki akamuhamagara kugira ngo aze avume ubwoko bw'Imana burimo bwambuka buva muri Egiputa. Ndasoma 20 gusa 6 na 11 ngo nuko ndakwinginze ngwino unyumvire, ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko. Kubara 22:6 nuko ndakwinginze ngwino umvumire abo bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha, muri make nzabanesha numara kubavuma, ngo tubatsinde mbirukane mu gihugu kuko nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uwuvuma akaba ikivume. 11 ngo dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane, ubavume, nubavuma nzabarusha imbaraga, nzabarusha amaboko, nzabasha kubarwanya. Murabizi abasomye iki gice cyangwa bazi inkuru, uyu muvumo ntiwigeze ufata, ahubwo yararebye abona Kristo muri bo, abona amaherezo yabo, ndetse anavuga ati cyampa ngapfa nk'uko bazapfa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko icyabaye nyuma y'igihe, batezwe andi moko aramye izindi mana, bategwa abandi bakobwa bo mu bihugu baturanye no mu moko baturanye kugira ngo basambane nabo. Hanyuma igihe bakinguye umuryango wo gusambana nayo moko, umuvumo wari umaze igihe urereta mu kirere ugira gute? Urabafata. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Baramu arimo bavugaho, yaravuze ngo simbonye gukiranirwa muri bene Yakobo, simbone gukiranirwa, simbonye ibyaha muri bo. Muri make umuvumo ntubafata kuko nta cyaha kiri muri bo. Icyaha, kwigomeka ku Mana, kwanga kumvira Imana, ni umuryango ukinguye utuma Satani akubona. Ese mwakwemera mugahaguruka tukongera tukiyegurira Imana? Haleluya. Ucisha umutima wawe bugufi, usabe Yesu imbabazi, umusabe gusa nawe, mu ngiro, mu mvugo, mu bitekerezo, mu buzima bwa buri munsi. Mubwire utuma umutima uciye bugufi nk'uwawe, kugandukira data kugeza mu rupfu, ntandukanye n'ibitagira umumaro, umare mu rukundo rw'iby'isi. Soko umutima wawe imbere y'Imana. Data, waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kudutabara, waduhamagariye kudukiza. Waraduhamagaye, waratwimuye, wadukuye mu bwami bw'umwijima, uradutransfera, uratukwimura, utujyana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Turi iteraniro ry'abahungu n'abakobwa abo waguze amaraso, turagushaka, tugukeneyeho ubutabazi butandukanye, dufite ibitubabaje, dufite ibituruhije, turagukeneye mwami w'abantu, turagukeneye mutanga bugingo, ubuzima bwacu burakunyotewe. Ijambo ryawe riratubwiye ngo tukugandukire, tukugandukire, turwanye Satani nawe azaduhunga. Nzanye ibitekerezo byanjye byose bitakugandukira, ibitekerezo byanjye binyuranye n'ikijambo ryawe rivuga, imirebere yanjye, opinion zanjye zinyuranye n'ikijambo rivuga, kuko nabyumvishe kenshi, nkabyumva mu makuru, nkabyumva muri televiziyo, nkabyumva n'abantu, nkabifata nkabigira ubuzima, nkumva nibisanzwe. Uyu mugoroba bisutse imbere yawe Nyaguhora ku ngoma, bisutse imbere yawe Nyaguhora ku ngoma, dusutse ibitekerezo bikugandira imbere yawe, dusutse ibitekerezo bitakumvira imbere yawe Nyaguhora ku ngoma. Ibyaha twabihaye amazina asanzwe, tubiha amazina meza kugira ngo bitaducira urubanza mu mitima nama yacu. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi aho twimitse ikinyoma, tugusabye imbabazi aho twimitse uburyarya, tugusabye imbabazi mwami w'abami aho ibitekerezo byacu byose bitari arinye n'ijambo ryawe. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, tugusabye imbabazi aho ubwoba bw'ibihe bwaduteye kubeshyaho gatoya, aho ubwoba bw'ibihe bwaduteye kunyuranya
ijambo ryawe. Tugusabye imbabazi ku cyaha cyo kwigomeka ku bushake bwawe, kwigomeka ku ijambo ryawe. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Tugusabye imbabazi gutinya icyo abantu batuvuga kuruta gutinya icyo wowe tuvuga, gutinya uko abantu batureba kuruta gutinya uko wowe utureba. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, twisanishije n'isi irashayisha natwe tumera nkayo. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Tugusabye imbabazi muri iri teraniro, tukuzamuriye amaboko. Turagutabaje Mwami w'abami, turagutabaje abahungu bawe n'abakobwa bawe, turagutabaje Uwiteka Mana Nyiringabo. Intero isi yateye natwe twarayifashe, uko babigenza bariko tubigenza. Ingendo yabo ihinduka iyacu, imvugo yabo ihinduka iyacu, imitekerereze yabo ihinduka iyacu. Uyu mwami uko tworera mu batumvira natwe tugiraho ijambo. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Twanze kutugenga, ntitwabivugishije umunwa wacu, ariko ibikorwa byacu byanze kugengwa nawe, byanga gutegekwa nawe. Nyamara twarakwimitse ngo tubere umwami, ariko twanga kudutegeka, twirwanaho, twicira inzira, tubaho nk'abatakumvira uko babaho. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atuboneze. Utubabarire Mwami w'abami. Dufite ibitekerezo by'ubusambanyi muri twebwe, abakobwa bafite ibitekerezo byo kwibyarira badashatse, abahungu bafite ibitekerezo byo kubanza kubana n'abakobwa mbere yuko ngo bagire abagore babo. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi. Twarahimanye hagati y'abashakanye, ayiwe tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Twanze kukumvira, twaze kumvira ubuyobozi wadushyize imbere, abatuyobora mu bigo. Uwiteka Mana Nyiringabo, twigometse kuri bo. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami, tugusabye imbabazi Mwami w'abami. Imitima yacu yishize hejuru, yanze kugucira bugufi, bituma twicira inzira ngo abantu bataduseka, ngo abantu batatuvuga, ngo batavuga ko tubayeho nabi, ngo batavuga ko twambaye nabi, ngo batavuga ko ntacyo dutunze. Bidutera ibinyoma, bidutera kubeshya, bidutera kubaho ubuzima bw'ikinyoma. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Kukubabaza ntacyo byadutwaye. Twahisemo kubabaza umutima wawe, aho kubabaza abakope bacu, aho kubabaza abagirlfriend bacu. Twahisemo kubabaza umutima wawe. Ntitwitaye ku maso yawe, ntitwitaye ku ijwi ryawe, ntitwitaye ku mikorere yawe. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Ni twebwe dusezerana imbere yawe, witwa umwami w'abami, tugasezeranye ntidusohoze, tukavuga ngo ejo tuzasenga ntidusenga, tukavuga ngo tuziyiriza ntitubikore. Tugusabye imbabazi. Ubwami bwawe twabuciye amazi, ubuyobozi bwawe ntitwabwitayeho. Kubeshyera imbere yawe, gukinira imbere yawe byahindutse ibisanzwe. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo. Guhemukira imbere yawe ntitubitinya, dutinya amaso y'abantu kuruta amaso yawe, dutinya icyo abantu bavuga. Twaguye mu umutego wo gushimwa n'abantu kuruta kwifuza gushimwa nawe. Dusutse imitima yacu imbere yawe Mwami, dusutse imitima yacu imbere yawe. Ubwibone bwaduteye ibinyoma byinshi. Eza ururimi rwacu, eza ibitekerezo byacu. Amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atwuhagire, amaraso yadukureho urubanza rwose. Ibirego byose umwanzi Satani arimwe aturega imbere yawe. Amaraso yawe atweze, amaraso yawe atuboneze. Ntitwababajwe nuko dufite abo tubitse mu mitima yacu, ntitwababajwe nuko dufite abo twanga. Twabifashe nk'ibisanzwe. Tubabaza umutima wawe, utubabarire Mwami Yesu, kandi twaritiriwe izina ryawe. Watubwiye gusenga ubudasiba, ntitwababazwa nuko tudasenga. Utubabarire Mwami w'abami, utubabarire. Waratubwiye ngo amagambo yawe tuyatekerezeho ku manywa na nijoro, aba ariyo twibwira, ngo tuyahoze mu ruhanga rwacu, ngo ahore ku biganza byacu. Ntitwagira agahinda kuko tutayafite. Twuzurwamo n'ibyo radiyo zivuga, twuzurwamo n'ibyo interineti iduha, ntibyadutera n'agahinda Mwami w'abami. Kubabaza umutima wawe ntacyo byadutwaye. Ese watugarukaho uyu mugoroba, watugarukaho uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma, ukadukiza. Twashatse ibyo uduha, ntitwatinda kwibaza icyo tuvugaho. Mwami, hagurutse ishyanga rikiranuka muri twebwe. Twigisha inzira zawe Mwuka Wera, ngo uhaye kontrole ibitekerezo byacu. Turakwemereye ngo tugenge. Ijambo ryo ryatubwiye ngo twemere kugengwa n'Imana, twemere kugengwa n'Imana, twemere kugengwa nawe Mwami. Tukuzana ibitekerezo byacu ngo bigenge, tukuzana iby'imitima yacu yibwira ngo bigenge. Tubayeho nk'uko abatakuzi babaho,
tubayeho nk'uko abo utabereye umwami babaho. Bibahangayikisha nibyo biduhangayikishije, ibyo batindaho nibyo dutsindaho. Tugarukeho mwami w'abantu, hagurutse ishyanga rikiranuka muri twebwe. Twagombaga guhagarara mu cyuho cy'abacu, twagombaga guhagarara mu cyuho cy'igihugu, twagombaga guhagarara mu cyuho cy'itorero, ariko natwe intege ziracitse, amaboko yacu aratentebutse. Ntitubabazwa nuko tutazi kuvugana nawe. Twuzuza ishyaka ryawe ngo waraganjutse ugera mu rupfu, ngo warageragejwe kimwe natwe ariko ntiwigeze ukora icyaha. Twigishe kugandukira data, iharire buri muntu wese muri twebwe mwami. Udiringe n'ubuzima bwe ku giti cye, udiringe n'ubuzima bwacu ku giti. Ntabwo uri Imana yo mu kivunge, ntabwo uri Imana yo mu kivunge, uri Imana ya buri muntu ku giti cye. Iyo tugenderera ntuca mu wundi, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, diringa n'ubuzima bwa buri muntu ku giti cye. Dusohokane hano hantu umwihariko, dusohokane hano hantu umwihariko. Utubabarire ko twanze kudutegeka, utubabarire ko twanze kugengwa nawe, utubabarire ko twanze kutubera umwami. Tukumva ubwenge bwacu, ubukoryo bwacu, tactics zacu, tukumva byabasha kuduhesha umugisha kurusha wowe, bigatuma twirwanaho, bigatuma tubeshya, bigatuma dutinda uko abantu batuvuga nuko batureba. Tubabarire mwana, tubabarire kuri icyo gicaniro. Maraso yawe twuhagire, maraso yawe twese. Tubabarire ibirego byose bizamuka imbere yawe. Utubabarire mwami w'abantu, tubabarire ibyo abantu bazi n'ibyo abantu batazi. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhe imitima mishya, imitima iguhindura umushyitsi, imitima ifite igitinyiro cy'izina ryawe, imitima ifite igitinyiro cyo kubaho kwawe, imitima igera imbere yawe ihinda umushyitsi, imitima itamenyera ibyawe, imitima itamenyera inzira zawe, imitima itamenyera imikorere yawe. Urakoze Yesu, urakoze mwana. Uwo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byinshi, iby'ibiti byiza, haba iby'ibumba, ngo ariko umuntu niyiyeze akitandukanya, akitandukanya n'ibyanduye, ngo azahinduka igikoresho kigirira nyiracyo umumaro, cyagenewe gukoreshwa iby'icyubahiro byose. Duhe kwitandukanya n'ibitagira umumaro, duhe kwitandukanya n'ibyanduye, duhinduke icyo gikoresho cyo gukoresha iby'icyubahiro, igikoresho kikugirira umumaro mwami w'abantu. Suka igitinyiro cyawe mu mutima wanjye, suka igitinyiro cyawe mu mutima w'abahungu n'abakobwa. Watanze ingabo nyinshi kugira ngo tuboneke, wamennye amaraso yawe kugira ngo mbone. Reka negukerensa ubuntu wangiriye, reka negupfusha ubusa ubuntu nagiriwe. Warantoraguye mu muryango utakuzi, wirengagije imyaka yanjye yo kujijwa no kurorongotana, wirengagije imyaka yanjye y'uruzerero. Reka negupfusha ubusa ubuntu wangiriye mwami w'aba, reka abahungu n'abakobwa be gupfusha ubusa ubuntu wabagiriye. Urakoze mwami, uri umunyembabazi, uri umunyembabazi. Twarakuyobewe, turakuririmba tukavuga kuri Imana ibera hose icyarimwe, ariko tukabaho ubuzima umeze nkaho utatureba, utari kumwe natwe. Turakuririmba ko tugukunda, nyamara urivuge mu ijambo ryawe ngo umuntu nagukunda azumvira amategeko yawe. Tubabarire, twahindutse indyarya kuko turirimba ibyo tudakora, twahindutse indyarya kuko dusenga ibyo tutifuza bikaba ku minwa yacu, bitari mu mitima yacu. Tugarukeho uyu mugoroba, udutandukanye n'umwami ukorera mu batumvira. Tugarukeho ngo buretwa buri ku bitugu byacu, butuma umuntu atabasha gukiranuka ukwezi bumenagurike. Ubwo buretwa buri ku bitugu byacu butuma umuntu atabasha gusenga
umenagurike. Ubwo buretwa bw'umutwaro ukorera mu batumvira budutwaje igitugu umenagurike ku murinzi ku nkike wese, umenagurike ku mwana wawe wese winjiye muri aya masengesho. Ubwo buretwa budutwaje igitugu budukoresha ibyo twanga bumenagurike ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zidutsikamira zituma tutabasha gusenga, zituma tutabasha kwiyiriza, zituma tutabasha kubumbura akanwa, zituma tutabasha gupfukama, zituma tutabasha kuzamura amaboko, zituma tutabasha kuzindukira imbere yawe, zituma tutabasha gusenga turi twenyine. Ubwo buretwa bumenagurike ku buzima bwa buri muhungu n'umukobwa uri hano hantu mu izina rya Yesu. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe. Urakoze mwami w'abantu, nicyo cyakuzanye gushaka no gukiza icyazimi, ngo waragaragajwe kugira ngo umareho imirimo ya Satani. Ndagushimira ko waduhamagariye kuri kino gicaniro kugira ngo utugirire neza, uduhindure abatsinzi no kurushaho, udushyire hejuru y'ibiturwanya, hanyuma ukorane natwe kugira ngo abacu babohoke, ukorane natwe kugira ngo imiryango yacu ikire. Waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kudukiza, waduhamagariye kutubohora, waduhamagariye kutugira abawe, kutugira ab'umudendezo, kugira ngo ukorane natwe, ukize bene wacu, ukize imiryango yacu, ukize iki gihugu ukoresheje twebwe. Natwe turakwiye ngo turi hano mwana, ibyo ushaka, ibyo ushaka, ibyo ushaka aba ari byo biba ku buzima bwacu. Urakoze papa, icyubahiro ni icyawe, gukomera n'ubutware ni ibyawe, ntawagereranywa nawe. Urakoze. Haleluya. Murakoze gusenga. Mwami Yesu abaho umugisha. Muri iyi minsi 3 turaba tuganira amagambo y'Imana nko tsanzwe tuyavuga, nahaye umutwe uvuga ngo ubutsinzi ni ubwacu. Haleluya. Ubutsinzi ni ubwacu. Imana ntiyaguhamagariye kugira ngo ukomeze ubigisenzegeri, Imana ntiyaguhamagariye kugira ngo uruhe wicwe n'umuruho, Imana yaguhamagariye kukugirira neza. Haleluya. Imana yaguhamagariye kugukomeza kugira ngo wowe nayo musige hari ibyo mukoze hano mu isi. Nturingwiza murongo, ntago waje guherekeza abandi, agakiza kawe karimo package y'imigambi y'Imana n'icyo ugomba gukora hano ku isi. Haleluya. Icyatumye ukizwa ntuhita upfa ngo ujye mu ijuru, nuko we n'Imana hari ibyo mugomba kuzuza, kandi Imana itagufite ibyo bintu ntago byakuzura. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese muri twebwe n'uw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Umwanzi rero abereyeho kubuza imigambi y'Imana gusohozwa. Nicyo cyonyine arwanya kuva ku ntangiriro y'ibihe, nicyo arwanya. Haleluya. Yahereye kurwanya Yesu kugira ngo atabaho, kugira ngo umuntu adacungurwa. Yatangiriye mu ntambara y'ibigaragara, muri violence. Arwanya ubwoko Imana yari yatoranyije kugira ngo umukiza azavukiremo, arwanya Abisiraheli, akabayobya akabajyana kure y'Imana. Igihe Yesu yendaga kuvuga kigeze, ateza kwicwa kw'abahungu, ibyo murabizi. Nuvuga ngo yatangiye kurwanya akoresheje imbaraga z'inyuma, violence. Iyo ntambara ikimeze gutya na n'uyu munsi iracyaba. Twemera ko Imana ifite ubutware ku gupfa kw'abantu no kubaho kw'abantu. Haleluya. Ariko abemera ko intambara y'umwuka ibaho, Yesu ashimwe cyane, bazi ko abantu bamwe bashobora gupfa igihe cyabo kitari cyagera. Bazi ko umuntu ashobora kurwanywa kuva no mu bwana bwe kugira ngo atazahuzwa n'imigambi y'Imana, atazakora icyo Imana yari yaragambiriye ko akora. Haleluya. Ibyarwanye cya gihe abana bicwaga mu gihe cya Mose na n'uyu munsi biracyaba. Ibyarwanyijwe mbere yuko Yesu avuka cya gihe na n'uyu munsi biracyaba ku bantu bameze kimwe natwe, kugira ngo imigambi y'Imana itazuzura ku buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana. Haleluya. Iyo ntambara inshuro nyinshi ntituyigiramo uruhare, icyakora iyo hari abantu batojwe n'Imana babonetse mbere yacu, Imana irabakoresha akagira ibikira. Tuba tutarakizwa cyangwa turi batoya tutazi ibibi. Muranyumva nshuti z'Imana. Igituma Imana ibohora umuntu ni ukugira ngo abohoke, hanyuma Imana izamukoreshe kubohora abandi. Nuko bimera. Hari umuntu utakwikiza. Muri uko wa muntu Yesu yagiye gukiza wa muhungu wari ufite abadayimoni benshi muri we, yaravuze ngo barivuze nako izina ryabo ni ingabo kuko ari benshi. Yarakeneye andi maboko. Haleluya. Iyo umuntu yikirijwe neza kumva ubutumwa bwiza agakizwa,
hanyuma akagarukiraho wenda ntamenye iby'intambara y'umwuka, yibwira yuko abantu bose gukizwa bizaborohera. Ariko hari abandi bantu bagutegereje, bategereje amasengesho yawe, bategereje ubwitange bwawe kugira ngo babere nka Yesu nk'uko yagiye kubohora wa muntu, hanyuma wa muntu akaba muzima, akumva amagambo y'Imana, ngo abantu bagaruka kumureba ngo basanga yicaye ku birenge bya Yesu. Yesu atarakora icyo kumubohora, ntabwo uriya muntu yari bwumva inkuru za Yesu, ntabwo yari kumva ubutumwa bwiza. Muranyumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu amasengesho y'abera ari ngombwa. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu umwanzi yifuza ko ushobora gukizwa ariko ntiwitange mu gusenga, kugira ngo igice cy'umwuka kibindi bikurikiraho ntukimenye, ugarukira aho ngaho. Hari abantu bazabohorwa no gukomera kwawe, hari abantu bazakizwa nuko we witanze. Nyuma y'uko ukijijwe uritanga kugira ngo ushake Imana, hanyuma Imana igukoreshe abo bantu batakwikiza babashe gukira. Muranyumva nshuti z'Imana? Umwanzi rero iteka arwanya gusohoza ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Amaze kurwanya Yesu muri ubwo buryo bw'ibifatika cyangwa bw'inyuma, akandamiza Isiraheli, abana bicwa n'ibindi bitandukanye, atabishoboye ahindura urugamba, ari narwo dufite natwe inshuro nyinshi. Ahindura urugamba rwo kumurwanyiriza imbere muri we, mu bitekerezo bye, kumutera icyo twita ibishuko. Izo nkuru turazizi, tuzibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, tukazibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku bice byaho 4. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umwanzi atabashije kukwicanya, kukwica, kukumugwazanya, kumugwaza, azagutereramo imbere mu bitekerezo byawe, agutere kugira ngo akubashe. Ariko watsindishije Yesu ni uri muri twebwe. Haleluya. Imbaraga zamuhaye kunesha nizo zawe. Yamushukashutse mu bice bitatu nkuko tubizi. Ahambere yambwiye ngo nahindura amabuye mu mugati, ahindura amabuye mu mugati. Suko ubundi Yesu gukora ibitangaza atabyemerewe, arabikwiriye, nta n'ikibazo kirimo, ariko yagira ngo ahaze asatisfying inzara ye. Imana ishimwe cyane. Ibishuko biriho byinshi kandi bigwisha benshi, ni igihe umwanzi ashaka ko duhaza ibyo turarikiye. Haleluya. Abagwa mu busambanyi, abagwa mu kwikinisha, abagwa muri pornography n'ibindi bitandukanye. Ibyo nibyo mbashe kuvuga, ariko singomba ngo abantu bose bagwa aho ngaho. Ariko ahenshi umwanzi akorera ni ukuduteza kwifuza gusatisfyinga inzara yacu. Ahangaha kuri Yesu yari inzara y'ibyo kurya, ariko we ashobora kuba ari inzara yo gukora sexe, ashobora kuba ari inzara y'ubusambanyi, ashobora kuba ari inzara yo kugira amafaranga, ashobora kuba ari inzara y'icyubahiro n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko umwanzi akabikora purposely cyangwa se intego, ari ukugira ngo aguteze kuba wahaza icyo kintu. Nyamara iyo utegereza gatoya ugahura n'imigambi y'Imana, n'ubundi cyari buzuzuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abayoborwa n'irari ritandukanye nahabagwa muri iki gishuko Satani yazaniye Yesu, amufatiye mu nzara. Iteka umwanzi azagufatira muri needs, azagufatira mu kintu ukeneye kandi nyamara wari wemerewe, kuko Yesu yari yemerewe kurya. Azagufatira mu kintu gisanzwe, wemerewe gushaka, wemerewe kubyara, wemerewe kugira akazi, wemerewe gusa neza, wemerewe ibyo bintu byose n'uburenganzira bwawe. Ariko umwanzi afite uko abigenza kugira ngo gufatire muri icyo cyifuzo cyawe, akabangukana ibibanza mbere y'uko igihe cy'Imana kigera, hanyuma nawe ukirwanaho ukagwa umutego we. Ahandi yamushikishije icyubahiro cyo kwisi, aramubwira ngo aramusohokana, ngo amwereka icyubahiro cyo kwisi, ngo aramubwira ngo nupfuka mukandamya, ibi byose ndagira gute? Ndabiguha. Ubwoba bw'ubuzima buteye abana b'Imana benshi kuramya Satani. Kuramya Satani si kujya mu rusengero basenga Satani ngo bamupfukamire. Kuramya Satani ni ugutera umugongo imikorere y'Imana, inzira Imana yagennye, ngahitamo imikorere y'isi irimo kutumvira Imana. Uko niko kumuramya. Iyo tuvuga kuramya Imana ngo tubeho ubuzima buramya Imana, ngo Imana yaduhamagare kubaho tuyiramya, si izi ndirimbo turirimba ahangaha. Ni ubuzima bugumvira Imana, bugandukira Imana, naba ndi bwunguke cyangwa naba ndi buhombe, naba ndi bukire cyangwa naba ndi bupfe. Ubwo nibwo buzima buramya Imana. Rero Satani ni umuriganya, azi ahakanda kugira ngo ubwoba bw'ubuzima bukwice, hanyuma nawe ubeho nk'abadafite Imana uko babaho. Uko niko bamuramya. Ese tuba dushaka iki? Tuba dushaka nyine ibyo yadusezeranyije ko turi bubone. Bishobora kuba icyubahiro, bishobora kuba amafaranga, bishobora kuba izina ryiza, bishobora kuba kwirwanaho ku buryo butandukanye. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Amushukisha, amwereka icyubahiro cyo kwisi, kandi aramubwira ngo kugira ngo bakibone badeviyaho gato, batandukiraho gato,
bakabikora uko ngewe nshaka. N'abana b'Imana benshi baguye muri uyu mutego wo kubaho kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ubuzima busanzwe nk'ubwo umuntu wese utagengwa n'Imana. Hanyuma iminsi y'amasengesho ntabwo ndimo kubacyurira ariko iminsi y'amasengesho cyangwa iminsi yategetswe na za kiliziya tugasubira mu nsengero zacu tugasenga, ariko kuva kuwa mbere niba uri umucuruzi ukabeshya nk'abandi ukanyerezaho fagitire kuko ubona ko ubwoba bw'ubuzima, minervari zavahe, inzu nzayishyura iki, iriya modoka nzayimainteninga gute, ese ko nkeneye kugira iyi standard y'ubuzima n'ibindi ukabeshyaho gato, mbese ukabaho nk'uko abandi bose babaho. Uko niko Satani adutera kumuramya no kumwunamira kubw'ubwoba bw'ubuzima. Munabwo ati kugejeje imyaka 40 n'ingahe utarashaka, ngwino nkwereke uko bigenda, ngwino nkwereke. Cyangwa avuga ati aho kubaho gutya reka nibyarire, reka ngire gute n'ikigabo icyo cyose cyaza nacyemera. Ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bwabazavuga iki, ubwoba bazambona gute, tukamuramya tutabizi. Icyagambire si ikindi nukukubuza kuzaba uw'umumaro mu bwami bw'Imana, nukukubuza kuzasohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Ngo arongera muzamura ku gasongero k'urusengero amusaba iki? Amubwira ngo simbuka. Mwibuke ko yakoreshaga ibyanditswe. Simbuka, abamarayika baragusama kugira ngo udakubita ikirenge cyawe kwibuye. Ahangane ho harimo ikigeragezo cya pride cyangwa se cy'ubwibone. Yamusabaga ubundi Yesu afite imbaraga ni koko z'ubumana muri we, ni imbaraga z'umwuka wera zikora muri we zamuhaye gukora ibitangaza, ariko yamusabaga kwerekana imbaraga ze ndenga kamere. Nta muntu n'umwe muri twebwe udakunda gukomera. Niba hari umuntu udakunda gukomera afite ikibazo. Haleluya. Twese dukunda gukomera, dukunda kugaragara neza, dukunda gushobora byose. Kandi ntitubishobora ariko turabishaka. Dushaka kugira ibisubizo. Hari umuntu aje gusaba amafaranga ari nk'umuntu ushinzwe gufasha agasanga utayafite. Mu mutima indani ahantu kure ushobora kubabazwa, nako mu mutima habangutse ushobora kubabazwa no kutamufashije kuko afite ikibazo kandi cyumvikana washaka gufasha, ariko handi hantu indani habitse ubwibone bwacu, habitse pride yacu, hakorwaho kuko nagombaga kuba ninjye gisubizo, none simbashije kuba igisubizo. Uzumva rimwe na rimwe abagabo bakubiswe n'ubukene, Imana ibagire neza kandi barinde ubukene ariko uzumva avuga ngo ubu se ndacyamaze iki, ubwo nta mafaranga nzana mu rugo ngo ubu ndacyamaze iki. Muri make naga pride kakozweho, ni kaka no kubwibone kakozweho, mbese umumaro wawe ungana n'amafaranga uzana. Ntabwo ari byo. Umwanzi rero yo gatsindwa n'Uwiteka kandi n'ubundi azatsindwa, kuko azi iyo ndwara iba muri twebwe. Iyo umwami Yesu atarahakandakanda akoresha nyine mwene iyo ngorane, agakoresha mwene icyo kibazo kugira ngo akubashe ukadeviyaho gatoya. Niba ari ukunyereza, niba ari ukwiba, niba ari ukwikopesha, niba ari ukubetinga, umugisha Imana yawutegekeye mu gukora. Umugisha Imana iha abakristo yawutegekeye mu kugira gute? Ntabwo ari muri betting. Ababatinga, haleluya. Ku gasongero k'urusengero kugira ngo yerekane imbaraga ze. Ibi bitero umwanzi yakoresheje kuri Yesu ntago bitandukanye n'ibyo umwanzi akoresha mu buzima bwacu. Muri Luka 4:13 haravuga ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Ndimo ndifuza gushyira iki mu mutima wawe, ndimo ndifuza ko tugumana iki, ko twibwira iki. Ndagira ngo twibukiranye, tugumane mu mitima yacu ko bari muri Kristo Yesu turi ku rugamba. Ngo arangije ibyo amugerageresha byose, arabipimye byose ntibizakora, ariko arangije ngo amutega ikindi gihe. Bivuga ngo urugamba ntabwo rurangiye. Ikintu umwanzi azakoresha ni ugufunga amaso yacu y'umwuka no gufunga amatwi yacu kugira ngo tubeho nk'abatari ku rugamba. Kuko amaso yacu nakinguka, amatwi yacu agakinguka, tukamenya ko turi ku rugamba, tuzahorana imbaraga zisenga, tuzahorana imbaraga zigandukira Imana, kuko tuzaba tubizi neza ko turi ku rugamba. Ariko abera benshi iki gice cy'umwuka ni ibintu byo gukabya. Mama pasteur twaya tumukunda, ariko atangiye kuzana ibintu byo gukabya by'amadayimoni, by'abazimu. Ngo umwanzi amutega ikindi gihe. Uwo yari umwami w'abami, utagira karande nk'izawe, utarigeze akora icyaha namba. Uwo umwanzi yazengurutse akamushaka impamvu akamubura, ariko umwanzi amutega ikindi gihe. Hanyuma wowe nanjye turi bande ku buryo umwanzi atadutega ikindi gihe? Ibihe byo gusenga ni ibihe byo kugwiza imbaraga. Haleluya. Ni ibihe bitwibutsa ko turi ku rugamba.
nibe dutereka ubwenge bwacu hasi tukemera gukoresha ikintu cyose cy'umwuka twasomye muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane. Ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. Mu cyongereza havuze ngo aragenda, departed from him for a season. Muri make amuretsa agahe gato ariko azamutega ahandi hantu. Urugamba turiho n'urugamba rutarangira. Ese biravuga ko tuzahora dushinyirije, tuzahora tumeze nabi? Oya, habaho iminsi yo koroherwa, habaho iminsi ibigutuga na pressure umwanzi yagushizeho yoroha, habaho iminsi yo gutabarwa no gusubizwa n'Imana ku byaturizaga, iyo minsi ibaho. Ariko mu isi y'umwuka uru rugamba tuzarurangiza igihe tuzavanwa muri ino si, igihe umwanzi wacu azabohwa akajugunya aho yagenewe kujugunywa. Ukiri mu isi uri ku rugamba, intambara ya mbere ufite aho umwanzi agushoboza ni ukubumba umunwa wawe kugira ngo udasenga. Kuki ubasha kuganira ariko gusenga ntibikunde? Nuko gusenga ni intambara, uba urimo kumurasa, uba ufite icyo ukora ku bwami bw'umwijima. Wakumva udasenga ukajya ugira ngo ni ibisanzwe, uvuga uti njye ntabwo nzi gusenga cyane. Oya, ntiwongere kuvuga ngo njye sinzi gusenga cyane, uvuga uti njyewe ndatsikamiwe kandi ngomba kwigobotora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Inkuru nziza nubwo turi ku rugamba, nubwo Satani adutega ikindi gihe. Muri Matayo haravuze ngo abamarayika baraza baramukorera. Matayo 4:11. Ngo umwanzi ahera ko aramureka, muri make amaze kumugerageresha ibyo yamugeragereshaga byose, ngo maze haza abamarayika baramukorera. Haleluya. 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 Ese wemera ko abamarayika babaho? Hari umuntu ubyemera? Ngo ni imyuka ishinze gukorera twebwe abazaragwa agakiza, niko mu Baheburayo batubwira. Icyo gice kiraryoshye. Ariko niba abamarayika babaho, abadayimoni nabo bakomotse hehe? Mu bamarayika. Nabo bahoze ari abamarayika. Hari izindi mbaraga zishinzwe kukurwanya, zigutega ikindi gihe, zigutega uri mu bitotsi, zigutega tutangaza amasengesho ukajya wumva we si ibyawe. Ubundi ikibazo si ukudasenga, ikibazo ni ukutababazwa nabyo. Sinzi niba mbivuze neza. Ikibazo si ukudasenga. Ushobora kuba ntafite imbaraga uyu munsi, cyangwa se ntarabimenya, cyangwa se ntangiye urugendo rw'agakiza, cyangwa se ntarabonye uko mbyigira ku bandi, ko gusenga umuntu abyiga arimo kubikora. Ariko ikibazo ni ukutababazwa nabyo. Ukaba umaze imyaka mu gakiza ariko ukumva gusenga ntacyo bitwaye kuba udasenga. Twavuga ibyo kwiyiriza ukumva bifite abandi bantu bireba. Umuntu akavuga vrema muzima avuga ngo urabizi ko ibyo bintu ngiye ntajya mbishobora. Ababishobora bafite umubiri umeze gute? Twese kwinzara iturya. Byibuze atsindwe uyu munsi ejo utsindi. Niba watsinzwe uyu munsi ejo uzongera ugerageze, kuko ni urugamba. Imana itugirire neza. Haleluya. Uru rugamba rwo mu mwuka uko Yesu yarurwanye nuko Yesu yarutsinze biratwigisha, biratwereka uburyo bwinshi Satani aduteramo n'uburyo natwe twahora tumutsinda. Nta muntu n'umwe nubwo yaba mu mwuka kajana utazagerwaho nibyo twita ibishuko cyangwa temptation. Nta muntu n'umwe umwanzi atazateza temptations, ibishuko. Nta muntu n'umwe uri hejuru ya atake z'umwanzi, y'ibitero by'umwanzi. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso ugasenga. Imana ishimwe cyane. Ubuzima bwa Yobu bwerekana ko guterwa atari ikimenyetso cy'intege nke cyangwa cy'ibyaha. Muranyumva nshuti z'Imana? Niba hari umugabo wasengaga kandi wakoraga ibyo yagombaga gukora, Yobu arimo. Abana be yabatambiraga ibitambo, yibwira ngo ahari aho bacumuye ku Mana, ahari aho mu birori byabo, atanabonye ibyaha, ariko yibwira ngo ahari aho mu birori byabo bacumuye ku Mana. Kandi uko yivuga ngo yari amaboko y'abapfakazi, yari amaso y'impumyi, yafashaga abashonje mu gihugu cy'iwabo, yari uw'umumaro. Ariko umwanzi yaramuteye. Guterwa na Satani si ikimenyetso cy'ibyaha, si n'ikimenyetso cy'intege nke. Uretse ko niba atera muri ubwo buryo, none habaho ibyaha n'intege nkeya, azakuba kenshi. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ndagira ngo gusohore mu buzima bwo kwibaza ngo ariko Mana kuki ibi byangezeho, kuki natinze kubona iki, kuki natinze kujya. Nukuri mu isi irimo urugamba. Haleluya. Suko Imana itari mu ruhande rwawe, suko Imana itagukunda, suko Yesu atari kumwe nawe, ariko uri ku rugamba. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu ari mu isi yari umuntu 100% kimwe natwe. Ntago mu gutsinda Satani yigeze akoresha izindi mbaraga ndengakamere cyangwa imbaraga z'ubumana. Yakoresheje imbaraga z'umwuka wera zari muri we nkuko nawe uzifite. Imbaraga yatsindisha Satani nizo natwe dufite. Isoko yavomyemo kunesha niyo natwe dufite. Haleluya. Yesu yageragejwe muri bice bitatu nkuko twabivuze. Hanyuma
ahangaha yatsindiye Yesu niho Adamu yari yaratsindiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Yesu araza kugira ngo aduheshe kunesha. Mvuze gatoya aho isoko y'ibiturushya iva, tuvuze ku buzima bwa Yesu yarageragejwe, ariko nusoma Bibiliya urasanga yaratwawe n'umwuka mu butayu. Muri Mariko igice cya 12 ngo uwo mwanya umwuka mujyana hehe? Mu butayu. Imana yagize gute? Yabyemeye. Hanyuma kuri Yobu urugamba rwatangijwe na Satani. Yagiye gusaba Yobu. Hanyuma hanga turabona ngo umwuka ajyana Yesu mu butayu, hanyuma ajya kugeragezwa. Izi ngorane n'ibibazo bijya bitubaho twese. Ibi cyane cyane bisa nk'ibyabaye kuri Yesu, inshuro nyinshi bishobora kuba kubw'impamvu z'umuhamagaro. Ariko se nibibaye kubw'impamvu z'umuhamagaro, urugamba ntirurumere kimwe n'uwo Satani yasabye. Urugamba ruramera kimwe, kwitanga gusenga no kumvira Imana biramera kimwe. Ibisabwa umuntu yatewe na Satani cyangwa se Imana yabyemeye, uko barwana urwo rugamba birasa. Kuko nubwo ari Imana yabyemeye, Imana ishimwe cyane, watwawe n'umwuka mu kugerageza. Ariko kugira ngo udatsindwa, kugira ngo udaherayo, ibyo batewe na Satani bakora, nawe nibyo uzakora. Nawe uzasenga, uzagandukira Imana, uzitanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mu Bikorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13 ndasoma muri biri ijambo ry'Imana. Nta kintu gishyashya umwanzi arimo yadukana mu isi. Uko yateye abantu kuva kera niko aduterana n'uyu munsi. Nta kintu gishyashya arimo yadukana. Haravuga mu Bikorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 13 ngo ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe. Nasomye muri biri ijambo ry'Imana, ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Iyo jambo raryumvise? Ni wowe barimo kuvuga. Kandi hari igihe kitugeraho tukajya twumva ari twebwe ba mbere kigezeho. Namwe bibabaho cyangwa ni njye nyine? Ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda. Muri make, muri wowe harimo imbaraga zitsinda. Ubutsinzi buri mu ruhande rwawe. Murabizi iyo turi mu guca mu bihe bikomeye, hari ubwo uvuga uti mukomana, wabonye ibi bintu nzabishobora. Si kuki wemeye ko ibintu bingeraho wabonye nzabishobora. Imbaraga zo kunesha ikintu kiri ku buzima bwawe zibikiwe muri wowe. Imana irakwizeye, irabizi ko uzatsinda, yaguhaye imbaraga, yakubitsemo ubushobozi. Ngo ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka. Imana ni indahemuka we. Ni indahemuka mzumva, ni indahemuka ntabyumva, ni indahemuka ubyumva uzi isoko yabyo utayizi. Ngo Imana ni indahemuka, iri fidele, iri faithful. Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda. Nakunze biri ijambo ry'Imana, ntabwo wavuga ngo n'ibiruta ibyo mwabasha kwihanganira, ahubwo mubasha kubitsinda. Ibibagerageza, ibiturushya, dufite imbaraga zo kubitsinda. Ubutsinzi ni ubwacu. Haleluya. Ngo ahubwo nimugeragezwa, umva ukuntu ari nziza, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira, ibacire n'akanzu. Ntizaguha kwihangana gusa, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira, ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo. Haleluya. Iherezo ryacu ni ukubivamo. Gutsinda biri mu ruhande rwacu. Ariko nyemerera ugumana akakonyine. Uko Satani yateze Yesu ikindi gishya, niko Satani yiyemeje kukurwanya. Wanyemerera ukabwira Imana uti kora ku maso yanjye, ukore ku matwi yanjye, menye iby'isi y'umwuka, menye ko ndi ku rugamba, nyigisha kurwana, toza amaboko yanjye kurwana, nyegura unkure mu bahora barira bibaza ngo bizarangira ryari. Imana kuki wabyemeye? Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ntiturwanya.
ariko ninde uri bwitange mu gusenga? Ni umuntu wafungutseho amaso ho gatoya, kuko iyo dufungutse amaso ho gatoya tukamenya urugamba uko rumeze, duhita tugira umwete wo gusenga, kuko umenya ko burya bya bintu bikora kandi ko bya bintu atari imikino. Ikintu cyose cyicariye ubuzima bwawe umwanzi arimo aragikoresha kugira ngo utazigera na rimwe uhagarara mu migambi y'Imana. Haleluya, haleluya. Reka dusubiremo. Ntitwigeze duhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa nibiruta ibyo mwabasha gutsinda. Bwira umutima wawe ko ubutsinzi ari ubwawe. Bwira umutima wawe ko wageneye gutsinda. Bwira umutima wawe ko wageneye kunesha. Bwira umutima wawe kuri kumwe n'Imana kandi ko ufite imbaraga zinesha. Icyashoboje Yesu kiri kumwe nawe. Ngo ahubwo nimugeragezwa izabashoboza cyambere kubyihanganira. Habaho iminsi yo kwihangana. Nirangiza ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo. Imbaraga zibivamo zibikiwe muri wowe. Haleluya, haleluya. Turagaruka ku kantu ko kumvira. Ndifuza ko dusenga hanyuma tugasoza. Turagaruka ku kantu ko kumvira muri Yohana 14 umurongo wa 30. Yohana 14:30. Haravuga ngo Yohana 14:30, sinyivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo amfiteho. Sinyivugana namwe byinshi. Arimo araza gukora ibye ariko ntacyo amfiteho. Muri biri ijambo ry'Imana akavuga ngo nta gihe mfite cyo kuvugana namwe byinshi kuko umutware w'isi aje, icyakora nta bushobozi amfiteho. Haleluya. Arimo araza arakora ibyo agomba gukora, cyagiye yanteze kindi cyaje ariko nta bushobozi amfiteho. Ubwo nibwo buturo bwacu, aho niho twagenewe kuba. Abari muri Kristo Yesu twagenewe kuba hejuru y'uburiganya bwa Satani, hejuru y'imikorere ya Satani, aho duhagarara tukavuga ngo nubwo ari mwaza ariko nta bushobozi amfiteho. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Umwami Yesu nashimwe, waguhaye ubwo butware, wabikizo mbaraga muri wowe. Nubwo abarozi bo kwisi yose bakwiteranya, wagandukiye Imana. Niyo mpamvu imitego yose umwanzi akoresha niyo kugwisha abantu mu cyaha. Igihe atabashe kugugusha muri uwo mutego ntazakubasha. Icyaha si cyo gukora gusa, hari n'icyaha cyo kudakora. Bibiliya tubwira ngo tube maso dusenge, kuko umurezi wacu Satani azenguruka ameze nk'intare yivuga ashaka iki? We yaconshomera. Guconshomera n'ukumira bunguri. Icyaha cyo kudakora ibyo dusabwa gukora mu mwuka kiduhindukira icyaha, kuko bituma Satani aduconshomera. Mube maso musenge. Imana itugirire neza. Nta gihe mfite cyo kuvugana namwe byinshi kuko umutware w'isi aje, icyakora nta bushobozi amfiteho. Haleluya. Ingorane ziri ku buzima bwawe, ibyo urimo usaba Imana, ubutabazi dutegereje ku Mana, wemeranye n'umutima wawe muri iyi minsi yo gushaka Imana, ubimenye neza ko ubutsinzi ari ubwawe. Ubutsinzi ni ubwawe. Uzasohokana ubuhamya, uzasohokana kunesha, uzasohokana kumenya Imana, uzasohokana gutyazwa ko kwizera kwawe, kurabagirana ko kwizera kwawe. Ariko nyemerera umubwire ngo kora ku maso yanjye, unyigisha urugamba rwo mu mwuka, kora ku matwi yanjye, mpura mu butesi, nyigisha ko ndi ku rugamba, nyigisha ko mfite ibindwanya, nyigisha ko gukora icyaha atari uko burya nashatse kugikora. Hari undi mutwaro ukorera mu batumvira utegeka ubuzima bwanjye. Nyigisha ko kubura imbaraga zisenga burya atari uko ndushye, ahubwo mfite izindi mbaraga zinyemera kuganira no gutera ikiganiro ariko zindwanya kugira ngo ntasenga. Turasaba Imana yo kabyara muri iyi minsi yo gusenga
ngo ikore ku maso yacu no ku matwi yacu, tumenye intambara yo mu mwuka. Nituyimenya bagahamagara kwiyiriza cyangwa batabihamagaye, byanze bikunze tuziyiriza. Nituyimenya Mwuka Wera agatumira umutima wacu gusenga, byanze bikunze tuzasenga. Ariko nituyiyoberwa tuzaryama. Mwibuke ko umwanzi nta kindi arimo kumara ku isi, ni ukubuza abantu guhura n'imigambi y'Imana. Ikigeragezo cyakugezeho ni rusange mu bantu, ariko kugira ngo kikurize kigutsikamire, ni kigutere gushaka Imana, ni kigutere kwigaranzura Satani, ni kigutere guhaguruka. Kuko nukomera ukagikira, uzagikiza abandi benshi. Areke dusenge. Ninde winjira mu minsi yo gusenga n'ufite ibimuruhije? Ese hari umuntu ufite ibimuruhije ngo dusengane? Niba udafite ibikuruhije, nuko ufite ibitotsi byo mu mwuka, kuko ntiwabura umutwaro. Udafite n'umutwaro wawe, waba ufite umutwaro wa bene wanyu, waba ufite umutwaro wawe ukunze abo umwanzi atwashe igitugu. Uri amaboko y'Imana, none amaboko yawe azakomera ryari ngo akorane n'Imana? Uri akanwa k'Imana, niwe maguru y'Imana. Uzakomerera ryari mu byo wizeye? Ngo umanukane n'Imana mu muryango wawe, umanukane n'Imana aho Imana igushaka. Uzarekeraho ryari kurizwa n'ibintu byorohejwe, ngo urizwe n'ibiriza umutima w'Imana? Impamvu umwanzi yanga ko dusenga nuko gusenga bidukuza. Gusenga bizamura kwizera kwacu, tuzavuga ku munsi w'ejo. Umwanzi yanga gusenga kugira ngo ugume ku rugero rumwe, ugume ku rugero rumwe, ugume ku rugero rumwe, ugume ku rugero rumwe. Mwisi arakorera imbaraga ebyiri. Imbaraga z'Umwuka Wera zishyigikira abari mu bwami bw'umucyo kugira ngo baneshe. Umutwaro ukorera mu batumvira, utsikamira abantu kugira ngo baneshwe, kugira ngo bahore bakora iby'Imana yanga. Hariyo bene wacu batarakizwa, marerezuma ikibabaje. Harimo na bene wacu bakijijwe ariko bataragobotoka kuri ubwo buretwa, bagikora iby'Imana yanga, batsikamiwe. Icya mu masengesho yawe mu byo usaba Imana, ugasaba Imana kuva munsi y'uburetwa bwa Satani, ukanga ubuzima butanezeza Imana, ukanga ubuzima bukirarikira iby'isi nk'uko byari bimeze utari wakizwa. Uko wari ubaye, uko wasaga, niko kimeze, kandi ukumva ntacyo bitwaye kubera ko amaso yawe y'umwuka atarafunguka. Reka duhamagara Imana iyi minota mikeya. Wibuke ko gusenga ari urugamba, ntiwemere kubumba umunwa wawe. Hamagara Imana, hamagara Imana iri mu ruhande rwawe. Ubutsinzi ni ubwawe, ubutsinzi ni ubwawe. Ugomba gusohokana ubuhamya, ugomba gusohokana amashimwe. Ingorane zawe n'ibyakurijije bigomba kuvamo umuhamagaro wo gukomeza abandi, umuhamagaro wo gutabariza abandi, umubabaro wo kubabarira abandi. Data mu izina rya Yesu, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye. Ndagushimira imbaraga wahaye abera. Ndagushimira iteraniro wahamagariye kugirira neza. Ndagushimira abagore n'abagabo wahamagaye. Ndagushimira abagore n'abagabo ufite umugambi mwiza. Nyemerera uzamura ijwi ryawe gato, dufite iminota mike. Reka duhamagara Imana, reka duhamagara Imana, reka duhamagara Imana. Wagenewe gutsinda, wagenewe kunesha. Ubutsinzi ni ubwawe, umwami ari mu ruhande rwawe. Nta buretwa na bumwe bwagombye kuguma ku buzima bwawe. Wahawe imbaraga zinesha, nta cyaha gikwiriye gukomeza kukwizingiraho, kandi ufite Yesu muri wowe, ufite Yesu muri wowe. Nturi wo gusambanishwa, nturi wo kwikinisha, nturi wo kubaho ubuzima bukuriza, nturi wo gusinda, oya, nturi wo kwiba, nturi wo gusanga wabeshye, nturi wo gutegekwa n'umujinya, oya, nturi uwo nguwo. Data mu izina rya Yesu,
turazamura icyubahiro cy'izina ryawe muri iyi sare, turazamura icyubahiro cy'izina ryawe hano hantu, turavuga imbaraga zawe, turamamaza kunesha twaboneye muri wowe. Urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu. Umutware w'iyi saraza arimo arakora, aracyari mu gihe cye, ariko ntacyo akwiriye kutugiraho. Ndasenze uyu mugoroba kugira ngo uburetwa bwose yicaze ku buzima bw'abahungu n'abakobwa bumenagurika iri joro, bumenagurika iri joro. Igikorwa cyose umuhungu wawe akora yisangamo, umukobwa wakora cyangwa yisangamo atazi impamvu cyamubayeho, atazi impamvu yagikoze, mu izina rya Yesu imbaraga zawe zimanukira hano hantu, zimanukira kumenagura, zimanukira gucagagura, mu izina rya Yesu uburetwa bwose bumenagurike. Reka tumuzamurire amaboko, reka tumuzamurire amaboko. Niba ufite imbaraga wahaguruka cyangwa wapfukama, icyo wakora cyose. Nagahinda kubaho ubuzima butandukanye, ubwoba bw'ibihe burakuzuye kandi ufite umwami. Saho wagenewe kuba, saho wagenewe kuba, ubwo sibwo buzima bwawe, uri umutsinzi no kurushaho. Turavuga imbaraga zawe muri iyi sare, turavuga imbaraga zawe muri iyi sare, turavuga imbaraga zawe muri iyi sare. Ubutware bwose bw'umwami ukora mu batumvira bwicaye kuri abo bahungu baguhaye ubuzima, bukicara kuri abo bakobwa baguhaye ubuzima, ndabumenagura uyu mwanya mu izina rya Yesu. Ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izi mbaraga, ndamenagura izi mbaraga, ndamenagura izi mbaraga. Uburetwa bwose butera abantu mu nzozi, agasambanywa atabishaka, agasanga yasambanishijwe, ndamenagura izo nzozi, ndamenagura izo mbaraga, mutandukanyije n'uwo mugozi. Menaguye ubwo buretwa mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndamenagura ubwo buretwa, ndamenagura ubwo buretwa, ubwo buretwa, ubwo buretwa bumufata asinziriye, bumufatira mu nzozi, ndabumenagura mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zimusunikira gukora ibyo adakunda zimenagurika uyu mwanya, zimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zimusunikira kwigirira nabi zimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zimwambura uburyohe bw'ubuzima zimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Igitugu cyose cyicariye ubuzima bwe, igitugu cyose cyicariye ubuzima bwe, igitugu cyose cyicariye ubuzima bwe, kimubuza kubaho agushimisha, kimubuza kubaho kunezeza, izo mbaraga zimenagurika mu izina rya Yesu. Imbaraga zamusabye atazi inkomoko yazo zimenagurika uyu mwanya, zambura ubutware uyu mwanya, zamburwa ubutware uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imbaraga zamutsikamiye ntabashe gusenga, ntabashe kwiyiriza, arabigambira ntajya bishobora. Menaguye izo mbaraga, cyo gicaniro cyamusabye kikavuga ko iyo badasenga Imana nzima, kikavuga ko iyo badakizwa, ndakimenagura uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Buri muhungu na buri mukobwa duhuriye kuri iki gicaniro bafiteho ubutware mu izina rya Yesu. Menaguye izo mbaraga, 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 menaguye izo mbaraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ikirere cyabaye nk'umuringa hejuru y'ubuzima bwe, ntabasha kubaha Imana, ntabasha gusenga. Ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izo mbaraga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndahagurutsa ingabo, 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 ndahagurutsa ingabo z'abahungu, ndahagurutsa ingabo z'abakobwa, ndahagurutsa ingabo, ndahagurutsa ingabo mu izina rya Yesu. Uburetwa bwose bumubuza kugira amagara mazima, agahora arwaragurika kugira ngo ataramye Imana, kugira ngo atagira imbaraga mu mubiri, ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura uburetwa bw'uburwayi, ndamenagura imbaraga zo kuremererwa, ndamenagura imbaraga zo kuremererwa. Uburemere bwo mu mwuka butuma ahora aremerewe, butuma ahora aremerewe, uwikoreye toni mu izina rya Yesu. Ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izo mbaraga, ndamenagura izo mbaraga. Ndabahoza umwuka we, ndabahoza ubugingo bwe, ndabahoza umubiri we mu izina rya Yesu. Imasandorobo shikara masandara, riara masandorobo shikari masandara, riara masandorobo shikara masandara bas. Imasandorobo shikara. Imbaraga zamubikiriye kugira ngo amaso yo mu mwuka atareba, amatwi yo mu mwuka atumva, kugira ngo akomeze ari umunyamubiri atumva ijwi ry'Imana,
mwami ndazimenagura mu izina rya Yesu. Menaguye umwuka w'ubunebwe mu izina rya Yesu. Menaguye izo mbaraga mutandukanyije nazo mu izina rya Yesu. Ndahuza aba bahungu no gukiranuka, ndahuza aba bakobwa no gukiranuka mu izina rya Yesu. Ijwi ryose, imvugo yose, incantation yose yoherejwe ku buzima bwe, umuvumo ugatwikira ubuzima bwe kugira ngo bamushobore, kugira ngo bamubashe, kugira ngo ahore mu ntege nke, uko Baraki yahamagaye Baramu ngo amuvumire ubwo bwoko mu izina rya Yesu. Ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bw'uyu muhungu n'uyu mukobwa ryambuye ubushobozi, ryambuye ububasha nonaha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Menaguye icyitwa umuvumo, menaguye ijambo ribi ryashyizwe ku buzima bwe, ko atazahirwa, ko atazatunga umugisha, ko azahora aruha, ko azahora arangaye, ko azahora arangaye, ko azahora arangaye. Ndamenagura uwo muvumo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imbaraga zamuvuzeho ko azakizwa ariko ko atazakomerera mu gakiza ndazimenagura mu izina rya Yesu. Ndashesha amasezerano yose, amasezerano yose ayamukozweho abizi cyangwa atabizi, atagendanye n'umugambi w'Imana. Nyambuye ubutware n'ubushobozi kubwo butware wampaye mu izina rya Yesu. Imbaraga zavuze ko atazubaka, izavuze ko atazabyara, izavuze ko atazaguma mu nzu y'Imana, izimuteza guhora azenguruka, izo mbaraga ndazimenagura mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'aba bakobwa n'aba bahungu tubishyize mu biganza byawe Mwami. Warakoze kuduhamagara kutugirira neza, waduhamagariye kutugirira neza, waduhamagariye kutugirira neza. Mbuze umugisha kuri aba bahungu, mbuze umugisha kuri aba bakobwa, umugisha wo gukiranuka, umugisha wo gukora iby'Imana ishaka, umugisha wo kuva mu ruzerero mu izina rya Yesu, umugisha wo kumvira Imana, umugisha wo kubaha Imana, umugisha mu rushako, umugisha mu rugo, umugisha mu rubyaro, umugisha mu mirimo y'amaboko mu izina rya Yesu. Mukuyeho kuremererwa mu mwuka mu izina rya Yesu. Mbuza amahirwe ku mirimo y'amaboko ye, mbuza umugisha mu byo akora. Nyinguye umuryango mwiza w'urushako mu izina rya Yesu ku bakobwa n'abahungu bagejeje igihe. Mvuze kubyara abahungu n'abakobwa, ku babyeyi bifuza gusama, abagore n'abagabo, imbuto zo mu nda ziremeke mu nda yabo mu izina rya Yesu. Imbaraga zo gusenga, akanwa ke kagobotoke, ndagobotora ururimi rwe, ndagobotora amaboko ye, ndagobotora amavi ye, ndagobotora umubiri we, ndagobotora umwuka we, ndagobotora ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Menaguye imbaraga z'ubunebwe, menaguye ikirere cyabaye umuringa hejuru ye, yajya gusenga kumva ibitotsi akumva arananiwe, icyo kirere ndakimenagura mu izina rya Yesu. Mwuka wera utwigarurire, Mwuka wera utuganze, Mwuka wera utuyobore, utuganze, 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 utuyobore. Tugusabye imbabazi ibyo twagombaga gukora tutakoze, wadusabye gusenga ubudasiba, tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi ku cyaha cy'inda, aho twategetswe n'inda tukananirwa kwiriza, tugusabye imbabazi Mwami. Tugusabye imbabazi ku cyaha cy'ubunebwe, aho amasaha yo gusenga twaryamye, tugusabye imbabazi. Tugusabye imbabazi kwanga gutumwa nawe, udutuma ku bantu kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza, tukiryamira tukicecekera. Tugusabye imbabazi Mwami w'abami. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse ingabo muri iri teraniro, hagurutse ingabo z'abahungu bemera gutumwa nawe, hagurutse ingabo z'abakobwa bemera kukugendera. Tugusabye imbabazi kubwo kwisanisha n'isi, twanga gutakaza inshuti, tukavuga ngo bazaduseka, bazagira ngo turi abaturage. Tugusabye imbabazi Mwami, tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi. Ndatandukanya abahungu n'abakobwa, ndabatandukanya n'inshuti zibamanipira mu izina rya Yesu. Menaguye imbaraga za manipulation, menaguye imbaraga za manipulation. Abantu bari mu bucuti burimo manipulation, ntibigenga, ntibabifite ijambo,
ndamenagura ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ndamenagura ubwo buretwa, abahungu batwajwe igitugu n'abakobwa, abakobwa batwajwe igitugu n'abahungu runaka, bakabayobora mu byaha, ntibabasha kwigobotora kubw'amasezerano yabaye mu busambanyi, kubw'amasezerano yabaye ku magambo babwiranye. Ndayasheshe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Menaguye izo mbaraga, mbakuye muri icyo kigoyi, mbakuye muri uwo mutego mu izina rya Yesu. Abari muri manipulation zimeze nk'ububata, aho umuntu akorera undi akaba ari we wunguka, manipulation z'ububata, umugozi ucika uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Cikagurike mu izina rya Yesu. Abari muri wowe baba mu mudendezo, abari muri wowe ubushake bwabo buyoborwa nawe, ntibuyoborwa n'abantu. Urakoze mwami w'abami, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe rutagira akagero, tugushimiye kudukunda. Twigisha inzira zawe kugira ngo tuzigenderemo, twigisha inzira zawe kugira ngo tuzigenderemo. Urakoze mwami Yesu, urakoze mwami w'abami. Mwami Yesu abaho umugisha. Murakoze gusenga, Imana igushoboze kwiyiriza no gusenga, hanyuma tuzakomeze ku munsi w'ejo. Tuhane rifite tunaramukanya. Niba wifuza kwakira Yesu abari uza hano imbere, abandi reka dusohoke twihuta kugira ngo n'ejo tuzagaruke. Wifuza guha Yesu ubuzima bwawe,